muraho neza, amahoro y'Imana abane namwe, Nyagasani nizere ko akomeje kubarinda, nizere ko abantu munkunda mumeze neza, abantu munyifuriza ibyiza, nanjye ndabifuriza ibyiza byinshi 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 cyane. Ikiganiro giheruka kijya kurangira navuze yuko nzabereka kimwe mu bintu nabonye nakoresheje igihe kingana nk'ukwezi cyangwa ibyumweru bitatu, kuko icyumweru sinkibaza ntabwo kirarangira. Byamfashije gutakaza ibiro kandi bishobora kugufasha nawe no mu gihe udakora siporo. Siporo ni ingenzi ku buzima kugira ngo ubuzima bube bwiza kurushaho, kugira ngo ubuzima bube bwiza kurushaho. Ikindi ikanafasha nyine umuntu uri gushaka gutakaza ibiro mu buryo bwihuse cyane. Ariko hari umuntu wambwiye ngo nkunda ibintu uvuga, nkunda ibintu ukora, ariko mfite ibibazo byo kuba ntabona umwanya ngo gukora siporo kandi nshaka kugabanya ibiro. Ndangije ndavuga yabimbwiye ejo bundi, nta n'iminsi ibiri irimo, nari namaze n'ubundi gukora ikiganiro kivuga ko nzabisangiza abantu. Nubona hari ikintu uzi gitandukanye wenda n'ibyo wanyweye kugira ngo unanuke, uzi byagirira umuntu akamaro, niba nta shyari uzarebe abantu bakwegereye. Ushobora kuba udakorera kuri YouTube, utabikunda, utanabijyamo. Umuntu mubana, muziranye mu buzima bwawe, muturanye, nyine umuntu wisanzura mushaka kuganira, niba nta shyari, icyo kintu ukimuganirize, umwereke uburyo gikora, urebe ko nawe cyamugirira umumaro. Ni muri ubwo buryo rero nabibonye ahantu ndavuga ko ibintu byose ari ukugerageza, ko nta kintu kibi kirimo, ko ntabinywa ngo ubuzima bwanjye bumere nabi, ko nta kintu byanyangiza, hari ibintu bisanzwe uwagerageza. Nabikoresheje natangiye, hari ukuntu umuntu aba aziga siporo iminsi mike ishoboka kuri gahunda zanjye nari napanze. Noneho mu bibazo byo kurwara giripe iriho muri iyi minsi, mana yanjye irakatsindwa n'Imana, urayirwara ukagira ngo ufite malariya. Narayirwaye mara iminsi igera muri ine, nkava mu rugo nta kindi kintu nkora usibye kuryama. Ikintu rero nakoze, nakomeje gukoresha ibyo biboro bigabanya ibiro, ngiye kubereka uburyo mbikoresha, uburyo mbinywa, kandi bikagira umumaro ukomeye cyane cyane. Kandi hari ukuntu mwabonye ko hari kokombure, indimu na tangawizi, ni ibintu bitatu nibyo nkoresha byonyine. Hari umuntu wumva kokombure agatemba iseseme irazamutse, cyane cyane nk'abagabo. Abagabo ntabwo bakunda kokombure, bazi ngo ni ibiryo ngo by'abagore, ariko ni iby'abantu bose. Ikindi kokombure hari n'umuntu wayumva akumva yayihekenya, ariko ntabwo yayumva, ntabwo bihumura nabi. Ahubwo ikintu gihari, murabizi nta muti ubaho wavuga ngo uraryohera ngo birimo isukari nyinshi, ngo oya, nawe ngiye kubabeshya. Kandeke gukomeza kuvuga maze mbereke ukuntu gahunda zikora, ariko wumve ko birakora nubwo waba utari kujya muri siporo. Ngiye kubanza gukaraba intoki kuko nakoze mu tuntu twinshi nyuma yo kuva muri siporo. Ntabwo intoki zanjye zasaga nabi, ariko nta nubwo zasaga neza ku buryo napfa kuzikoresha uko niboneye. Nyuma y'aho rero nakoza kokombure.
kokombure umuntu azikata atakuyeho ibishishwa, ntabwo ari ngombwa kuzihata, uzikata kandi mu buryo ubona bworoshye, ntabwo bisaba ngo uzikate mu kihe cyerekezo ibyo ari byo byose, upfa kubikata uko ubonye, wabigira ibijumba ariko bitari ibijumba cyane, nk'iki kintu gishyizemo iki aba ari ukuvuna blender, bituma ruriya rwembe rwa blender rugera igihe cyarwo kiba gitoya cyo kuramba. Nimba rwakabaye rumara amezi hejuru y'5, uba uri kugenda ubigabanya. Yego u Rwanda. Iyi niyo detox idahenze, itwara amafaranga makeya, nanjye zahenze indimu 3 ari 500, ariko ubundi zo nabonye zitagihenze cyane. Combination. Inuze tangawizi nayo ntabwo ari ngombwa kugira kuyihata, ushobora kuyikoresha guteka kuba ironze neza wizeye ko ifite isuku. Aka nkuyeho ni akantu mbona kadashimishije ukuntu kagaragara. Mbere najyaga nyihata ngabusanga atari ngombwa cyane, wayida hasi nabyo ntacyo bitwaye. Tangawizi ushyiramo ukurikije uko wowe ku rwego nyine unywaho tangawizi, n'indimu ntabwo ari ngombwa kuyikata, biba byiza kuyishyiramo uko yakabaye. Kimwe mu bintu bingora ni ugukata indimu birimo. Tangawizi nibagiwe ushyiramo, hari abantu barwara igifu batanywa tangawizi nyinshi, bashaka kubona n'iyi ngiyi bakumva ko ari nyinshi. Biba byiza rero iyo ushyizemo wowe iri ku rugero rwawe. Indimu nyinshi ntabwo ari nziza ku badamu, niyo mpamvu ushyiramo nkeya bikaba byiza kurusha. Nkunze kubanzamo indimu kubera indimu ziba zikomeye, hari igihe najyaga nzishyira hejuru nkasanga ntabwo zagize, ntabwo zafashwe n'urwembe neza. Mbanza mbaremo indimu na tangawizi kugira ngo bigume hasi nyine bicike neza cyane, ngo bicike ibi blending neza, kuko kokombure ziroroshye zo ni nk'ako kanya nta mwanya zitwara.
Ubu rero gahunda ikurikiyeho ngiye gushyiramo amazi, ikintu cya mbere gihari, biba byiza gukora bikeya, ushaka kunywa wenda ku wa mbere kugeza ku wa kabiri, nibyo byiza. Rero bikaba byiza cyane iyo ukoresheje amazi nyine iyo uyapimishije n'ubundi uducupa wenda uba uri bubikemo. Niyo mpamvu rero njye mbikora gutya, pimisha tuno ducupa. Ubwo nimba ari kuwa mbere no kuwa kabiri kuko sinyinywa njyenyine nyisangira na Mutabazi. Nkora uducupa 5 akenshi. Ubwo kuwa mbere no kuwa kabiri dukoresha 4, aka gatanu nako mba ndi bunywa ako kanya. Iyo nyikoze rwose mba ngomba guhita nyinywa niyo naba nayinyweye mu gitondo. Kubera gusuka ndi no kuvuga maze no kwibagirwa utwo nshyizemo. Hanyuma ngiye kubanza mburindingeho gatoya mbone kongeramo andi mazi kugira ngo hatagira ibimeneka. Ubundi nagombaga gushyiramo 4 kandi natwo tugiyemo nkongeramo amazi kuko hano ntabwo ngiye gukama, kugenda ndi gukama, ariko kubera byuzuye cyane mu buzima mbigenza ngiye kubanza nkore byibura agacupa kamwe cyangwa 2 mbone kongeramo aka ngaka. Hari uburyo bwinshi nkoresha, hari igihe nkora gutya kugira byihute naciye mu nzira nyinshi, hari igihe nkoresha kano akaba ariko nyungururiramo nkaba ari nako nsukisha bigahita byihuta. Nabyo ni uburyo bubiri, gusa ububanguka ni ubu ngubu ngiye gukoresha bitewe n'uko umwanya ari mudogo sana. Hanyuma kugira gutya reba bya bintu navugaga, inoze ntabwo indimu ntipfa gushiramo nyine neza, nubwo kandi nayibanje hasi reba ntihaburamo iyagize itafashwe n'urwembe. Ikindi cyiza cyo gukoresha gutya bituma kano kayunguruzo katavunika vuba. Hano rero ziriya ntuze ngiye kuzisubizamo kugira ngo mbone ukuntu nuzuza na kariya kandi. Ntabwo nigeze mbikamura cyane, urabona ko bikirimo. Iyo se mundebere ibigiye kuba kuko ngewe narengeje urugero, bishobora kuba biri bumeneke. Biranshyizemo andi mazi biransaba kongera n'ubundi kuburindira.
bagesa. Hari abantu babona ibintu bagatangira kuvumbura no kumva wenda ukumva ntacyo bigutwaye kubinywa ngo ariko habaye harimo agasukari gakeya ngo byaba byiza ngo kurushaho, kandi ubwo nyine akagenda agashyiramo ubuki ugasanga ibintu urabyishe ntabwo bigikoze nk'uko byagombaga gukora. Ni byiza ko ubirekera uko bimeze. Abantu mwarebye ikiganiro cyanjye n'aba Jotwins bankoreye puranka bikarangira mbafashe, ndabasabye mungire inama ya puranka nakorera Ngwino na Mpinga cyangwa nkayikorera Ngwino wenyine. Iyi gahunda ni Ngwino kuko niwe muntu, we na Pasi mana yanjye ahantu nzagufatira. Mpinga nzima nzamukorera iye ku giti cye, ariko Ngwino nawe ugomba kubona iyawe. Mumbaye mungire inama kuko maze imyaka myinshi mpiga ikintu nzamukorera. Ndabimennye. Eswitu ni ingenzi mu buzima bw'abantu. Hari igihe ushobora kuba ufite n'umuntu mu rugo ugufasha akazi, isuku ye rwose uyikemanga ku rwego rutangaje, ku bintu bijyanye n'ubutambaro bwo kugera. Bibaye byiza wakoresha eswitu, kandi eswitu ntabwo zihenda. Njyewe nk'izo nkoresha aba ari ebyiri mu gishashi, nzigura, hari aho njya nzigura kuri 3, hari n'aho nabonye njya nzibona kuri 2. Biriya biterwa n'ahantu umuntu arangurira, kandi ni ukuri igihe ntizipfuka ngo zatera ibibazo. Hari abantu bambajije ngo utu tuntu nkoresha two gushyiramo, nari nakoze ikira umunsi wa mbere mubona tuno ducupa. Hari abantu bambajije ahantu ni ji narabivuzeho mbere, ni ji ngura ku Ryanyuma, ku bantu batuye i Nyamirambo kwa Rodrigue murahazi ku Ryanyuma. Izi ji niho njya nzigura, aba ari iz'umwana. Iyo amaze kuyinywa ntabwo agacupa bakajugunya, barakanyogereza. Hari ushobora kuba ahantu wenda utuye zidahari batarazikunze ngo bazicuruze, hari na ntuze, hari na yogati za ntuze za hariya Ishyo, nabo bagira yogati zo mu ducupa dutoya. Natwo nabonye umuntu yatwifashisha tuba tumeze neza, twabika ibintu neza. Cyangwa ukifashisha ibikombe bya mayoneze, zino mayoneze za Citro, biriya bikombe ntimukabijugunye. Biriya bikombe ko ari ingenzi, njye sinjya nyijugunya kubera ko hari ubwo nyinywesha amazi, ubwo nyinywera fanta, hari ubwo nyinywera izi staff zanjye. Ni byiza ntimukabijugunye, ntabwo buri kintu bikoresha.
birangiye byabaye byinshi, nshobora kuba nibeshye nk'uko nari nabivuze, kubera gupima amazi nari ndi no kuvuga ntabwo byari kuvamo ngo nshiduke napimye neza, gusa kubera kokombure zari nyinshi n'ibindi bitari bikeya, aya mazi yarenzeho nta kintu atwaye. Ibintu byo kuyungurura birarangiye. Iki ni igikombe nari ndi kubabwira cya mayoneze pe, mubirebe neza ukuntu ibyo bintu byose ari ingenzi mu buzima, nta mpamvu yo kwifata ngo upfe kubijugunya. Detox yacu yarangiye rero, idahenze. Kokombure za sensa uzikoresha nk'inshuro ebyiri cyangwa eshatu. Njye nkoresha kokombure ebyiri kubera tuba turi babiri n'ubundi, kugira ngo havemo uducupa duhagije kandi tunywe ibintu bimeze neza. Rero uvuge ngo urakire. Ikintu nari ngiye kuvuga mpise nyibagirwa, ariko ntaribi. Mwabonye ukuntu nabikoze, nta mwanya bifata, ikindi ntibihenze. Ntabwo bihenze, ikindi ntabwo bitwara umwanya. Njyewe ntabwo ibintu bintwara umwanya munini pe, nari ndi kubivuga sinzi ikibazo ngize, ndimo kwitsamura cyane ngana no ku musozo ntambira. Mwabonye ukuntu nyine bimeze neza nk'uko nabibabwiye, amafaranga makeya, uri nk'umuntu noneho ukunze kujya hirya Kigali gatoya, indimu ziba zigurika ku kabase 1000 bimeze neza kandi uzimarana igihe kinini. Rero wabigerageza nk'uko nabibabwiye, ushobora kuyifata ukayinywa. Uburyo bwo kuyinywa bwiza, mu gitondo ukibyuka nta kintu urashyira mu nda, nta n'amazi, ukanywa kano gacupa kamwe, ni gato pe, ni gato. Ukanywa agacupa kamwe, nijoro wajya kuryama ukanywa kandi kamwe, wayinywa neza. Gutyo ni byiza cyane, bitanakunze kuyifata kabiri, bitewe n'umwanya cyangwa se ubushobozi cyangwa izindi mpamvu izo arizo zose. Ikintu cyiza cy'ingenzi ni ukuyifata mu gitondo, mbere nta kindi kintu urafata. Ikindi muzanshimira nyuma, ndabizi pe, abantu mugiye kuyigerageza, kuraje. Ufate ukwezi, nanjye mvuga ngo ibyumweru 2, wipime uyu munsi, ejo uzayitangire, nurangiza inyuma y'ukwezi uzongere wipime, uzambwira ibiro byavuyeho. Nubwo utabasha kunyandikira mesaje, wenda wowe kwandika comment ntacyo bigutwaye, wayishyiraho ukatubwira ibiro watangiye ufite mu gihe cy'ukwezi n'ibiro watakaje. Kuraje rero, ndabizi neza ko bizababera byiza. Ndaza kugira ngo ndababeshye, wakagiye kukabanza nka mare yari yanze kwitwara, kongeye gukomeza n'izindi gahunda. Mwigeze mubona ngira ngo kubera indimu uba wumva gahumura neza, na tangawizi na kokombure ubwayo biba bimeze neza. Ubu nagiye na ampure yanjye, nyikunda kubi. Mwakoze kunkurikira rero, ndabakunda cyane. Ndabasabye mumpe ibitekerezo bya plank nakorera ngwino, nimushaka mwandike mubishyireho, ntacyo bitwaye. Hari igihe nazafata izo zose nkazivanga nkayikora ari imwe. Nibyo, Imana ibamere umugisha, Imana ihaze ibyifuzo byanyu, ndabakunda cyane.